tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka. Mwabindi ngo byose ngo muhimbaze. Uyu munsi natekereje ko turi buganire kutibagirwa. Kora ko aho wantu aratura ngo tibagirwe ibyiza Uwiteka yakugiriye byose. Ije uyu munsi namwe ngo turaganira kutagira gute kutibagirwa. Ikiza gituma umuntu yibagirwa burya no kutiyibuka. No kutibukuriwe no kutibuka amateka yawe. Wagera ukamuha ngo none warahavukiye ukawumenyera. Kandi ukamuha ngo ntibitureba se ngo biradusha. Ubushize naganire n'umuntu twazanye twaje nko mu gihe kimwe. Ambwe uburenganzira bw'umuntu ati wo kuyekera bo. Ko twaziye rimwe uzi ibintu uzi wacu. Kera umaze kumenya izo bintu. Kera yari adapse azi uburenganzira kiremwa mu arakivuga ndavuga ati uranemesha. Saze rwo twazanye kera wari adapse. Ndetse gaya nagira akaba yo kwibagirwa naho babanye. Akavuga ati ko niki ntibazi uburenganzira nyawo nitonde. Itonde wanze witonde tubanze tumenye nuko ngo kera yadapse kuki ku burenganzira bwe. Uyu munsi ndabaganiriza ukuntu turi mu kwedapta kubijanye n'iterambere n'uburenganzira bwacu nikijanye n'ibyo dufasha bisanzwe. Titwite kuki titwibuka amateka ngo turangaza kuvuga amateka. Tubwira Imana ngo umutima wanje hindaza ngo tubone kuvuga ngo nukuri nibutsa aho navuye shingiye ku Imana yankoreye sinoreka kuyihimbaza sinoreka no kuyikorera. Ikiza gituma twibagirwa gusenga tukibagirwa no kwiramya tukibagirwa no gusenga nuko tutaza twibuka iyo twavuye. Tejo nari ngo shingiye kubyo nabonye ndi umugabo guhamya ko ndakure cyane nkobaho Imana itakura umuntu ingoma yawe niyogere ni abana babatuye ingoma yawe niyogere ni abana babatuye Imana uyu munsi turaganira kwibuka. Ubanze wibuke ngese abo twabanye mu mashuri mu bigo abo twabanye bari hehe. Jewe niki gitumye ndi hano nukubera iki iyi CV yo kungeza hano kaza muri bihugu nukubera iki ni kwerekanije Imana yatorani kandi bizongo nimara kujya mu gahaga undi mukibari tam nuvuga ngo umuntu yahaze neza ngubu nyine ubu ndababwiza ukuri mwese muri hano ta muntu wobuka icifuzo cyo ikintu cyo kurunga wenda mu mugati cyangwa mu mboga ngakibo gutese ibintu ngo byose murabifite ndabaganiriza kutibagi kubera ko kwibagirwa bituma utabasha kugera kuco wakagombye kugeraho. Iyo wiraye ukibagirwa ko bango uko nagezaho nazaje bituma reka dusome biri jambo ry'Imana ariko turaza no guhuza na Bibiliya yera twumve zombi uko bivuga. Gutegeka kwa kabiri ibice 8 no ku murongo dore ku murongo wa kabiri Soso dusimbuke tuje ku wa 11. Yego. Navuze ngo turaganira iki? Kutagira gute? Kutibagirwa bituma ugera ku masezerano ariko kwibagirwa bituma wirara. Habe n'abasirikare bagwanye urugamba muri ibi bya leta mwisi iyo ngo bibagiwe cyagumye gukora imyitozo igihe batewe bazabafata bagasanga baravyibushe barahaze ntibakiciteguye intambara nta burinzi bakigira abandi baza bakabafata ariko abasirikare batibagiwe bahora mu myitozo kuri mu mukinyi nta mukinyi wose bobwira ngo urinjira mu kibuga utagira imyitozo ukundi bombona ngo naje gufana ngo mava ngo Pastor Alex Araho ngo naze yinjire mu mupira utese babazi ko ngiye kubakoza isoni. Reka dusome ibice 8 no ku murongo dore ku murongo wa 2. Mujye mwibuka uko Uhoraho Imana yanyu yabayoboye yego mu rugendo rwo mu butayu aho twabaga iyi myaka 40 yose igihe cyose gishize ishaka bitanu cyangwa 10 kuri wewe kwari kugira ngo abacishe bugufi abagerageze kandi ngo amenye ko muzubahiriza amabwiriza ye. Yego. Yabacishije bugufi arabareka murasonza hanyuma abagaburira manu. Uwo yaratugaburiye. Bya byo kurya mutari mwigeze mumenya. Zazo kurya mutari mwigeze mugira gute mumenya.
umwana bibonye yaba mwe yaba basokuruza. 11. Muzirinde kumwibagirwa, yego, kandi mujye mwubahiriza ibyemezo yafashe n'amabwiriza n'amateka ye, yego, mbashyikirije uyu munsi. Nimurya mugahaga, yego, mukubaka amazu meza, mugatangira gufata amafaranga mukagura ibanza mukubakaho mwavuye cyangwa mukubaka hano amazu meza ni Bugande no ni Kigali. Yego, amazu meza mukayabamo, amasho yanyu n'imikumbi yanyu bikagwira, yego, mukagira n'ubutunzi bw'ifeza n'izahabu n'ibindi byose. Yego, muzirinde kwirata ngo mwibagirwe uhoraho cyangwa ngo mwibagirwe uhoraho Imana yanyu. Mujye mwibuka ko ari we wabakuye mu Misiri, aho mwari inkoreraga hato. Ikiza gituma umuntu yibagirwa. Hosea 13 no ku murongo wa 5. Ikiza gitera umuntu kwibagirwa ni iki? Yasoma ufite ijambo ry'Imana. Bibiliya yera wahasa. Biravuga ngo nakumenye igihe wari mu butayu mu gihugu gikakaye. Uko urwuri rwabo rwari ruri niko bahaze. Naho nashakaga. Nakumenye mu gihe wari mu gihugu gize gute? Gikakaye. Nijyo jambo nashaka. Ninjye wabitayeho muri mu butayu. Yego. Ubwo mwari mu gihugu gikakaye. Nyamara mwageze mu gihugu cyanyu cyiza, murarengwa. Mumaze kurengwa muhinduka birasi. Yego. Nicyo cyatumye mugererangagisa. Mani imbaraga zawe zirakomeye, kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe. Inyanja itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye igenza umugongo, imisozi miremire itera hejuru amaze kumenya. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Inyanja itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye igenza umugongo, imisozi miremire itera hejuru. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Inyanja itukura ibibonye irahunga, imisozi miremire itera hejuru. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Tuvuge ngo haleluya, haleluya. Umunsi Mose aje kubwira abanyesiraheli ngo arababwira ngo nukuri nazanye imbaraga z'Imana ngiye kubakura mu buretwa, ngo abagabo n'abagore baricaye n'abana ngo aramaza ngesemo. Bibaho ko abantu baje kuruka ntibagombe gukora akazi k'amaboko n'uburetwa. Ibyo bintu aho utekereza ko twamaze kumenyera imyaka 400 turi mu buretwa, kuraza ngo twava mu buretwa. Koma iyi situation uzane gukanga abantu mu gutera abantu ibitabo ari umuntu azaruhuka ngo bari baramenyereye uburetwa ubucaka ngo mu rwego batageze ngo ko baregiye uruhuka. Ngo bipima ku mizani bakavuga ngo nukuri ntage cyo kuruka kiriho. Mose avukiraho arakura aba umusore aba umugabo atangira kurinduka. Kubeza Imana yamutumye ngo Mose genda wabwire igihe cyo kuva mu buretwa bwa Farawo cyageze. Ariko ngo ntibabyemere. Tibemere ko icyo kintu cyo ngo Mose arabwira ngo mureke ndabereka Imana ya Isiraheli yantumye yanyibwiye amazina yayo. Ndaza kwereka Farawo nindangiza kubyereka Farawo arabarekura. Kandi nabarekura nzobashorera mbageze mu gihugu Imana basezeranyije. Ngo bakavuga ngo ibyo twavuga ni inzozi. Uko utekereza cyangwa zonge se ngo nogera iburaya. Ngo nogera naje kajanze muri Amerika. Ngo kuno janze naje mu kazange niko nawe wageze uvuga. Nuko wageze utekereza ndakurahiriye watekereza kunsobona visa ukumva birakomeye. Watekereza kuntu bazemera akakubwira ngo hagura ukuje hanze uje mu gihugu cyo hano ukaba ngo se ngo uzonyura he. Ngo ndabareka gutekereza bene ibyo bintu nyabo. Izo bintu zobaho se. Ngo se ngo ambasaderi se turaziranye. Mukoraje no jana doshi meze gute. Banza utekereze banza kurura ibihe byawe. Tukurura iby'abanyesirayeli. Kurura ibihe byawe utekereze kuntu Imana yakuzanyana. Numara kujya hanga. Ubu nyine utange kurenza ko rabanga ngo guterana ngo nigute. Ngo muzamureka ngo nyine ngiterambere. Ngo muzamuvyura nyabona ngo ibintu bene ivyo ngivyo. Ngereka ngo amategeko uturagenderaho. Nuko wari yibwa ha.
ko babika abandi bashingura abandi abandi bakora impanuka abandi bari mu bituro mbese iyo ubirebye zibaza n'iki ko babika abandi bashingura abandi abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro mbese iyo ubirebye zibaza n'iki. Imana ibwira abanyesirayeli babwira ngo umva nabizi ko mutonibagirwa mushonje muzonibagirwa mumaze guhaga. Mose ngarangize aje imbere ya Farawo abwira Farawo ngo Farawo barekure igihe cyabo cyageze. Farawo ngarabanza arinangira uku kuza kwawe hano no kuvuga ngo Imana iguteresha intambwe ubu kuri muzima gusumurira wari muzima. Imana yori ihangana na Satani. Satani akavuga ngo ndamugwaza, Imana ikavuga ngo wikogwa bireke ndacyakenenga abanza we muzima. Satani akavuga ngo wamumpaye kamuheza guhumeka nabyo. Iyo umumpaye Imana ikavuga ngo nijoro ndohereza abarinzi bamurinde nijoro bagume bamwitegereze abyuka bari muzima. Mwumva intambara ziyaba hejuru y'Imana na Satani ku buzima bwawe ariko ukabwirengagiza. Ni ukuvuga ngo haba intambara z'ubuzima bwawe Satani buri gihe abakeneye ngo agire gute aguhitane cyangwa Imana ikavuga uko Imana ikavuga ngo okay reka wenda nitanga urugero rw'umuntu wenda ngize taco y'umutwara. Imana ikavuga ngo Fidel muri bene nyina bose uko bangana Fidel niwe nzojana nzobanza mugezi burayi imbere y'abawe ko muranumva nzomujana mucishije he mu nzira zose nzokora nziyaranje nyara nzoshaka debriyage yanje y'Imana yihuse ariko Fidel mugezi burayi nimara kumugezi burayi maze mugaburi inzara ishiri yo muri Afrika abanza amererwe neza ikindi muhe nakazi azasigara akora ku ikofi yumvira remereye nindangiza nzorebe Fidel muri biye bikakaye nkiba amaze guhaga ndebe ko Fidel azonga niba atadoshka ngo yigana abandi avuye ngo rega ngo twageze mu bihugu ziterambere ngo muzamureka igituro ubu nyine musanga umuntu kuri YouTube kunani kuri social media ibintu zikorana buhanga ugasanga afite amazina ane kuri WhatsApp afite amwe waje kuri Instagram ugasanga yandi waruzi akamubwira ngo ngene nakera ngo usubire ngo wandike ngo runaka ngo ni umbona mwumve gatera ico cumba yarakimenye ciki cyo gukera ngo bazaninda bashakira indi zina giwe rya kabi akavuga ati no kuri nane kuri Instagram ntibombona amazina nagiye mpindagura ariko amaze gose ayo gusenguza ngahe uzi ibyumba bingaye byo gusenga uzi umwanya ungana ukiwo gusenga uzi izihe nzira zo tumugera kuki akamubwira ngo ibyo ngibyo ngo nibishasha n'ukuri. Hari ikintu ntazanemezanya n'abantu muzoguruka ngo n'ukuri ngo ndabikunda ariko byarananiye kibikunda kuba kunze kujanzwe barabiharaniye bakuzaniye viza mu rugo ninde bayizaniye mu rugo oya ndababaza ninde bayizaniye warahagurutse ndetse ukavuga ngo Imana soho ni faranga turazitanga ngo ariko Imana ifashe ngire gute nzobone n'uwinde buri bintu ushimana iyo umuntu wese atangiye kwibagirwa azavuga ngo n'ukuri ngo umutima wanje kunda gusenga ngo ariko byarananiye gute se byakunaniye gute kintu cyane bisoresha nta mategeko bigira ngo barakwandikira ngo wabyihuse mo cyane ngo nibirukanga cyane mu gusenga ngo aramavuga ngo okay ngo wandikiwe amafaranga angana gutya bisabiranya gute gupfuka mu twebwe Imana ngo data wa twese uri mu ijuru nibutse aho navuye nibutse abo twiganye nibutse aho nakuriye shingiye ku buzima bwanje kuba waranzanye gusa ndabushimye ikindi kuba ukimpereza network yo guse bizabikunanira gute hazaba n'umuntu ngo nje ntangira gusenga amagambo agashe wagiye uvuga amagambo azashira gutera gusenga ufite ibyifuzo wawubwira Imana yawe mwamuvugana ariko waganira n'umuntu mukamara iminsi 3 bamudiskita gusa mwamuvuga ariko ngo washe imbere y'Imana ngo jashika amagambo akamashira tanzi bikubamo tubiharanira nta kintu tuzacizana isengesho no kwibuka n'ibintu uharanira ukavuga ngo ngiye gufata ibihe byo kugira gute sokse ariko utafashe ibyo gusenga nti wakwibuka. Abanyesirayeli ngo Farawo amaze kubarekura abarekuye yabwiye ngo nimugende Mose ngaraburo ni muze mbashore ariko Mose Imana izodufasha Mose yari umugabo w'Imana ngaraburo ni muhaguruke ejo tuzagenda ngo abantu batekera ibintu baravuga ngo ejo tuzagira gute tuzogenda ngo baragenda ngo bagere kuri iyi nyanja abanyegiputa ngo banga kubaheba hazabye Satani ntaza guheba Satani ukenera ngo uve muzizeko tiyo guheba ngo arabakurikira ngo bakurikire ngo Mose abwira inyanja ngo wanyanja utanga inzira nta kintu kizacumvye uri muri neti wa kayimana
tacu totege kuri mu mbaraga z'Imana. Iyo umaze gutahura ubuzima bwawe ukabanza ukireba ndore ikibazo kiriho dusigaye twigana abandi, umuntu agakenera kwikompare ku bandi. Kandi buriya hari ijambo ushize nasomye muri Yakobo, iyo umuntu akeneye kuba musha arabanza agapfa. Muri Yakobo ni ukuvuga ngo hazavuga ngo umukirisitu azabanza ugapfa, ukabanza ugapfa ugasura ukamera mu ndibu. Niyo mpamvu bivuga ngo turi umuganura wiki w'Imana. Bibiliya muri Yakobo ntiyazatwita imfura, ntiyazanatwita hazatwita iki umuganura. Gukenera ngo tumuganura turabanza tugapfa. Imana ibikeneye ngo umuntu abanze yibuke. Numara kwibuka, iyo umaze kujya ugahaga ukicara mu mazu yawe uza wibagirwa Imana. Uku nuko mwamubona iyi corona, nuko bakristo twibagiwe. Twohurira hano twese tukicara twavuga ngo ukuri tugiye kurira iki Imana. Dore ikibazo gihari, usigaye ubwira umuntu akamubwira ngo ari gahunda dufite ngo yo gushakisha amafara. Ukoze wese ubu nyine abantu bose bari busy. Ariko nuko bagekwe aho Imana yabaku ibiyenti bikakumare imbaraga z'umutima. Ariko ibiyenti bikakumare imbaraga z'umutima. Ariko ibiyenti bikakumare imbaraga z'umutima. Abantu benshi bazibatira abo yifatiro. Ukiri muri Afrika wagiraga amasezerano, ariko ubu wageze hano wakoza ngo niki Imana yakuvuzeho ngo nukuri ngo wo kibura kubera iki tugira umwanya wo gusenga. Nigiye uje kubaza umuntu usenga ngo tubaze Imana, wo kwabanga gusenga biriya nagiyemo nibiki kubera iki warariye warahaza waratamaraye. Wageze ngo niho ngutse izindi mbaraga se? Oya, nuko wageze mu gihugu wasubijwemo urajya urahaga. Mose abwira abanyesirayeli arabwira ngo mwabonye kunyinza inyanja yacitsemo, mwabonye ko mwagiye mujya ibiryo mutahasha, ngahamagara Imana ikazana amana. Ntimwabonye? Mwabonye aho mwagize inyota Imana izana amazi, muramo mwese murahaga. Abantu bakavuga ngo yego twarabibonye. Mwabonye aho muhagurukana imyenda, timwanyura mu masoko, imyenda mwazanye ikazigenda ibamisha kugeza muhutse. None nimumara kujya mu gahaga mwabantu timukibagirwe. Abona tibazibagirwa bakiri mu butayu, abona bazibagirwa bamaze kurota amasezerano. Niyo mpamvu uzorebe niyo uganire mutakora ngo amatoro yo mu Burayi, amatoro hanze ngaragoye. Ariko muri Afrika ngo Afrika amatoro arusha nukubera iki? Nuko abantu tujya tubahaga. Ariko muri Afrika baba bafite ivyifo bakiko basenga Imana. Iyo bavuze amateraniro itoroza byuzo. Ariko hano nukurinda kwinginga ngo nyabona ngo se ngo wobone kango tukazose ngo waje mu rusengero ngo nya ukazabinginga ngo nyabona ngo nya. Ngo nyabuna ngo uzose none akaza ngaho ari service agiye kuguheza kawa rufasha agiye kuguheza nawe yaza kama ngo pastor yaranyingize ngo nukuri ngo nagiye gusenga kubera ngo bandi parinda kwinginga kuja mu bwami bw'Imana. Wowe ufite umubiri upfa uraye uri bupfe ejo tso gushingura twakwereka kabango ejo nageze hano muri hano fubushize banereka bazashingura abantu ndabura ngo namwe hano ndabashingura yego narahabonye ndabati ndabazashira abantu ndavuga ati ubwo naho hari amari nukuri turaye turi bu nimureke guhaga ngo mwibagirwe. Hano barapfa abaragwara abarateseka ni wabo umubiri. Ariko tuzoke ni mugambi w'Imana turiko turabira Imana twatwa ngo Imana imbaraga zawe zirakomeye. Tuza tugira Imana ngo uzugendera hejuru y'iki y'amababa yo buyo bw'Imana yibwira ngo Mana ndakwifuza ndashaka ko tuganira nawe maze igihe ndi muri situation ameze neza ndashaka ko tuburana. Imana yamura ngo yoboye sinzamburana n'umuntu sinzamburana niki n'umuntu. Ubushize ejo naza numva ijambo papa yavuze amagambo avuguruza ubukristo. Papa yavuze ngo biriya ba experience ngo kwera kimaze imyaka ariko Imana niko papa yavuze. Ikindi cya kabiri papa yavuze ngo abatinganya barabemera. Icya gatatu papa yavuze ngo ibyo ni ntagenda vuga zo guhinyira iki
yavuze ngo niba umuntu akuyemo inda ngo nta kibazo kirimo gipfa kubikira intoya ngo ntaraba umuntu ni mubi mwarangiza natwe tukaba twishima ngo turi mu bihe byiza ibi turi mu bihe byanyu siku zinapita azirudie nyuma tujiweke tayari Bwana Yesu anakuja. Biri tutura ngo Sodoma na Gomora Sodoma ngo bamaze kwicara baravuga ngo ese niki kigezweho ati abagore twarabahararutse nta mpamvu gushaka umugore ngo uzujyana n'umugore shaka undi mugabo umugabo nakabanga se ngo ushaka n'undi mugabo umakunshira amateka atariyo nta mpamvu gushaka umugabo ngo nashaka undi mugore ngo witeka aravuga ngo rikaje kureba gutaka ko abera banje ivyo babataka karukuri nisanga ivyo bavuze arukuri ndayikorera ikintu Sodoma ndayitwika watu wa Sodoma walicheza na zambi Mungu kawaangamiza Sodoma na Gomora ametokeli Sodoma. Tumengo haleluya ibitworohereza nibituma tutagira umwanya muri no gusenga kandi nubwo habitangaza ivyo bintu kera abantu mwatangiye kujumva ko baravuga ngo ko nukuri ngo Bibiliya ngimaze igihe kandi yavuze ijambo agiye kwivugaho ngaravanga ariko nubwo ngiye kwivugaho ngo iyi ni ijambo ry'Imana ngo Bibiliya ni yima kera ndumva ko batangiye atangiye kuvuga ngo ngabo yabwiga ngo ntabwo ari twebwe Bibiliya ni indorerwamo uza wireba ukisangamo none se niba tugezaho tujya tukahaga tukibagirwa uko ndi twahageze ba harahandi hano udakora baraguhemba hano ukora baraguhemba uyu ukora urahembwa kandi niyo udakora ujya kimwe n'utakoze tacho umusha ntashoposha mu ngavuga ati wowe kora kudakora uraja muri shop iciriritse oya mwembe uraja aho wigishiriza abantu ukora niho nawe yigishiriza abantu kimwe ko twagezaho tujya tugaha ariko ngo turamenye tutazibagirwa Imana yacu bene da ni mureke ubwo mwageze muri ibihugu ubwo muri iki gihe timuje ngo muhage mwibagirwe Imana yanyu nimutangira no kugura amazu nimutangira no kwambara neza nimutangira no kwicara muzokenera gusa nabo musanze ariko mwirinde bibamarira umwuka w'Imana mwirinde bibumya mu muhogo bituma imbaraga z'Imana zibashirana mube maso mufata umwanya umukirisitu iyo ari kabona ibintu bimeze gutya nico gihaza senga akabwira Imana ngo data muri ibihe nibo ngushaka Bibiliya yatubwiye ngo nzabamenyera mu gihe kiza gute mu gihe kiza gute gikakaye kama nakino gihe kidakakaye mu buryo bw'umwuka mwazungurutse Burayi muri mukwenda muri mukumva bidakakaye mu buryo bw'umwuka ariko muri Imana izotumenyera uko niho Imana izamenyera Olive ikabwira Olive ngo uri nakuzanye mu Burayi kandi ndabisiko Burayi bukakaye reka ndebe icurico reka ndebe icuzokora niba utage usenga gusa kubera situation y'ubuzima urimo reka nkurebesha reka nkwitegereze muri iki gihe ndebe kuri umukozi w'iki w'Imana Israel kutariko wita kubigaragara uriko wita ku bugingo bw'ejo hazaza ni mureke twita ku bugingo bw'ejo hazaza tureke kwitwa kubigaragara twibuke aho Imana yadukuye bene data buri wese akurura ubuzima bwiwe wibuke mu bavandimwe bawe wibuke mu bana mwiganye wibuke mu buzima bwawe mwaturanye urebe impamvu Imana yakurinze ukaba uri mu Burayi kandi ukaba ukiri uri muzima banza ukurure ndabizi iyo bavuze ikintu cyo kurura uzamukena ngo uzirengagize wibagirwe utarakwibuka ubuzima yaciyemo hari umuntu twabanaga ageza nsetsa cyane yarambwira ngo iwe babaga hari nani Kimisagara ati byageze mu amacuruzi ibisheke tukazana ibisheke none ibisheke ibingi bakuraga bajaga gutema muri Nyabarongo bakazana ibisheke akaba ari byo bajya bamara kubijya bakabona kubaho none bakabigurisha zabisheke bakagurisha bakabona uko bajyaho yarambwiye ati imboga zo amavuta twageze twisiga amavuta yo guteka ayo guteka niyo nicisha aho nkisiga nasoka nk'abandi bakobwa ubu nyine yuje amazi 3 ameze neza yarambwira ngo Imana simuyibage nigeze kwicara igihe kimwe ndirugo kaza nuko ndababwiza ukuntu ndakazagira akazagira imyenda ibiri yo gukurana imyenda ibiri wowe ufite imyenda ibiri ukazomvura umubose twatiraga umwenda mundagaza bw'indi ngo tiza wa ngejo zo ntizi koti ngo niryo nzozindukana timubizi kizo bintu byabayeho ariko kubera ko tumaze kujya tugahaga tawo uvuga ejo ngije ntandi wo bijamo dukeneye gusa ngo duse n'abaha bene da
muzirikane icyo Imana yabahamagariye mureke kugira ngo muhage mwibagirwe Imana yawe. Imana ibafashe kandi bayeze umugisha.